afite n'indi nshuti ye bita Nudi ari ikunda hari no kumwoshya cyane imugira inama nyinshi. Niyo babibyujije neza bifashisha umugabo numvishe ngo ni inshuti yawe magara ariwe bita Mabura. Inde? Mabura. Mabura? Umugabo munini ubyibushye ufite ndokoro ufite n'ubwanwa bwinshi. Numvishe ngo ni inshuti yawe niyo bagutumagaho ibintu byose. Mabura cyane rwose akaza. Mabura nawe ari kumwe nabo cyane rwose, ni nawe diro zose zarebaga zijyanye no kukubaza uko bimeze. Twamwoherezaga rero akaza kukubaza uko amakuru yifashe, akushyiramo agukomveka kugira ngo utange amafaranga. Njye rero nk'umuvandimwe ntabwo wandenganya ngo nari nzi ko ari wowe. Nari ndi muri diro gutyo mu kigare gusa. Mabura niwe cyane rwose aze kunsaba amafaranga. Uriya ntabwo mwabaga mwamutumye se? Afite umugore ucuruza akantu k'agashopu kuntu karimo imyenda. Ba Revolution rero ubwo bagiyeyo bamuteraho umutwe biranga, bifashisha uwo Mabura niwe twakoherejeho ngo wamuhaye n'amafaranga 800. Ubwo duherukana yaje atwereka sheke gutya aducika agiye kungo kwihutira. Nibwo rero yari abo bahungu barasara bajya gusara na wa mugore we kuri shop. Baragenda batera hejuru imyenda yose bayimaraho. Nanjye nyuma yaho ndabitekereza numva nsa nk'uhombyemo nanjye njyayo aho ngaho kuri iyo shop. Ndagenda nsanga zigayemo ubwenda nkabone babimazemo ba Revolution byose. Mabura ubu baramubuze. Uwo mugore nawe yambwiye ukuntu nawe yamubuze, nsanga nawe byaramucanze agiye guhomba, ibintu byaramurangiranye neza. Rero nubwo narinzi ko ari umuvandimwe, umutima wanjye ndavuga ati ngomba kwegera uno muntu ndimuganirize mbimubwire neza, wenda nawe yangurira n'akantu rwose n'ubukene buba bunamereye nabi pe. Niyo mpamvu nakwegereye nubwo narinzi ko uri umuvandimwe. Busha ceceka. Mabura nzi umutipe w'Ijeya ufite akagore kananitse karekare k'akayobe cyane rwose, wigeze kunyaka amafaranga ngo arashaka amafaranga yo gukora umushinga wo gucuruza niba ari iduka ry'iki. N'uwo nguwo Busha ariko ubona ko namaraso akururanye, ahubwo wigize ikirara ukagenda nubwo ujya ukunda kunshinja ngo njye nagufashe nabi, nawe urabizi ko atari njyewe. Ariko aka kanya kanone gasenyera umugozi umwe irangana nk'iyi cyakora ndatunguwe. Mabura kumbi uko yakundaga kuza ngo mwamutumye ngo arashaka amafaranga, nkagira nawe njye mubwira ati wenda nabona 500,000, undi ati ni 800,000 bantumye, ntibitaboneka buraki ibintu byose byarangiye. Mabura akarero nkwereke muvandimwe, tureke no kujya mu bindi, buriya uko byagenda kose turabavana. Mba mu byo urimo uzugaruke wicare mu rugo. Njyewe na Mabura ubu ni hasi hejuru, icare mu rugo. Dosiye yanjye na Mabura ubu none ndakubabariye. Wakoze murabyumva neza, ariko njye na Mabura ndashaka kubaza nk'ubu koko warifashe wanga kubyara burundu ku buryo kwigira nk'umukobwa kandi uzi ko umugore washyingiwe? Asubingiye n'injye wanze kubyara ko nakubwira ngo uzaze tujye kwa muganga tumenye ngo birapfira he. Warabyemeye ntibabyanze? Gusa ubu ujya ngo bigirene koko. Mbese nakwirwanya kwa muganga kuko nakubwiye ko niboneye pinire hariya mu nzu. Ibyo binini byagize iki? Kandi ibyo ndikubwiye ushaka kwirakaza kandi igicucu nyoye biriya bintu byo kudasama ibyo ari byo.
Azajya ubona umuntu amira paracetamol z'umutwe ngo ni pirire so wazibonye. Cyumva nawe rero kunda kwijyana ndabizi kandi urinjije. Umva mbabara rwose nta pirire mfata ko nanjye sinanze umwana. Ubwo wowe wajya gufite ikibazo igihe cyose pirire. Ubwire buriya ikintu cyo kigiseseye iyo ngiye mu kintu nkizi neza ashaka kukigesha bakajya mwambabaza wala ni igicucu ndabiyo paracetamol ubwire ntumusha ubwenge aho burinzize ngeza aho ngaho igiye natuwa gusa sawa wowe ufite ngaho wabonye pirire wazibonye mbabara ni ndakunesha mu giseseme rwose muzabama y'abantu tuganire simbara kugira ngo dutane amagabo nese ubwenge nawe ninde ubutangira ibibazo byawe mbarekeraho ngaho kanigere shako ya ode seseme kwira ubugogi bwawe nakore kabiri singiye kubwirwa sha undi sije Akose. We ntabwo iki kigoryi ntabwo cyacika ngo gihereze sha. Umva sha Habima. Ndagusabye ntujye mu bindi bintu byinshi. Koresha ubuvandimwe dufitanye ngiye kugusaba serivisi yihutirwa. Uribuka cya kigoryi ngo ni Mabura amaze iminsi mpiga. Cyamemukiye mwese murabizi. Ngisanze mu kabari hano kwa Rukotaniro cyanyweye cyagize iki cyariye. Ewana ndakirukanganye ariko kirancitse ariko mbonye cyerekeza mu bice byaho hano. Wowe kabyara we ndakwinginze icyo nsaba ndagikora genda wajya mu kabari ko kwa runaka hose ahashoboka ariko cyane cyane hera kuri kakandi ko kwa Mapambano ujye kumwe ko kwa Yokobo ariko se waretse ibyo uri mu ngungu icupa aho nge nibirangira sinza kukugurira byeri muvandimwe wanjye ndakwinginze ibyo uri murambwira ngo icupa ewana ndagusabye buri sawa rero ngiye kukohereza amafaranga ibindi bikurikirane ngicyo nshaka no kumva umbwira ngo mubonye hana Ariya umva ibintu byakomeye byavavu uhunge muri sawa turumbutse mbabarira ngiye nawe ugiye kurubara birabisamba kabisa
ndahunga se kangahe n'undi ko nari nimutse ndi kuva mu nzu ya nyir'ibyondo ko yanyiruka. Ikagihorere barizi ko yakwirukanye. Umva bariya batipe ni abantu babi cyane baragusanga hanga birakureba. Asubira uvuga ngo ni abantu babi byose si wowe wabitangije. Si wowe wabitangije. Naho natangize ibikisi. Uraje uratangiye ngo amafoto ya Sara ngo ugiye kuyacuruza utekaho imitwe koca abahungu abandi nabo bariya gutanga zibase koca se bakire mabura umva nabaze kungera hanga none nase nguraza ngo irukangiruka ngo mungira nabindi ko barakuniga baraniga se bampaye ikintungira ndavuye ngo uraramukwa n'ubwe buragize mu dukanga ngo tuzakugabana ubu se niba mbibwira gusa nabwo isi kiva biya ateka imitwe ngo ndamuri amafaranga ibihumbi 800 se ubundi ruryadanje ibihumbi 800 se wowe ufite angahe wakumva uvuga ngo ibihumbi 800 ngo kuca muri ibihumbi 800 n'amafaranga make ubu tayi ruguri komongana ngo urahunza umuntu w'umugabo uhungura iki wakigoryi we ko yaganye ndarese yamaze kandi ndarese zibase ngo wacucu wenda ibibazo n'abatenye ndabibyaho cyangwa ndabyo iki bagusange abo kandi birakureba ndabikubwiye bara batubena gusanganga birakureba icucu wenda ibibazo ndabibyawe mbisi Sheri ndakugarukiye sinzongera kugusiga ukundi mpagaze hano kugira ngo ubwire ko ngukunda bwa nyuma na nyuma nasanze ari wowe muntu w'agaciro nasigaranye mu buzima bwanjye mu gihe nari narabuze ibyiringiro koca umbabarire kubw'uburibwe bwose naguteye nabiterwaga nuko nabonaga ukeneye umuryango kandi njye nari nzi ko ntazabyara ariko mfashe umwanzuro wo kugaruka kugira ngo numve ijambo ziri guturutsemo. Ese Sara ubundi wizera Imana? Yego cyane rwose. Niba wizera Imana rero izere ko ibidashobokera umwana w'umuntu imbere y'Imana byose ni ubufindo no kubyara uzabyara. Kushamura suswa je mu ntajye ukagaruka. Byose no kubera Imana shire. Ya hejuru byose hari Imana. Nga nawe wizera Imana ngo akorwe n'isoni. Ako shashiri iyo mureba nkareba n'Imana bamumva nishimye. Oya nibyo rwose nibyo byiza iyi ni ingororano y'Imana.